muraho kandi nanone tubaye ikaze nongeye kubaha ikaze kuri William Pro channel. William Pro ibagezaho amasomo yo kwiga gucuranga gisirimba. Yego, umunsi rero nabateguye base nziza iryoshye cyane kabisa, base nziza iryoshye kandi igezweho. Mbahaye ikaze kabisa, muze tukubana nanjye. Rero tugeze muri ka kanya keza mba mbereka none ukuntu arimo ngenda buke buke kugira ngo buri muntu wese level agezeho abashe kwibona. Ariko kandi tugeze kuri episode ya 11, ni isomo rya 11. Rero umuntu ugeze kuri isomo bwa mbere ageze kuri channel yanjye ari bwa mbere akagwa kuri isomo rya 11, umva biramusaba gusubira hasi kugira ngo abashe kubona andi masomo yatambutse kugira ngo abashe kugera kuri level abandi tugezeho. Yego, niyo mpamvu biragufasha cyane kugira ngo urumva kuza ku isomo rya 11 bishobora kugora tugeze kuri isomo, ariko wenda uhere kuri isomo rya mbere uko nagiye ngenda bizagufasha cyane kugira ngo tubashe kugendana neza. Sawa, kanze mbere ukuntu twarimo twitwara noneho iri somo. Yamwe kubireba kuna akambere akakabiri kayibamo ngira ngo cameraman arimo arabereka neza. Sibyo? 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 Hano light ni ibisanzweho 1415. Murakoze cyane kuba nanjye muri isomo. Amasomo nakagaruka niteguye kuzafasha cyane, kandi ikindi mutarakora subscribe muyikore, mukore share, like, comment kugira ngo tujye tubaza amasomo menshi cyane kandi niyashiraho uyabone mu ba mbere kabisa.